Murakaza neza kuri YouTube channel nyine official yakoze na Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Uyu munsi tugiye kureba ubundi amateka ya Saint Valentin. Ubundi Saint Valentin ni munsi bwoko ki, ni munsi ki, ubundi Saint Valentin ni iki? Turaza no kureba iki uyu munsi sobanuye nyine mu mateka y'isi yose. Turaza no kureba uko uyu munsi wizihizwa mu Rwanda. Turaza no kusoreza nyine ku myenda bambara. Ubundi ni bande bawizihiza uyu munsi wagenewe bande ko nabonye abantu bose bavuga ngo ni Saint Valentin. Mumfashe dutangire rero ku mateka ubundi yawo ya nyayo nyine. Ubundi Saint Valentin rikomoka ubundi izina Saint Valentin nyine ni izina rikomoka kuri mutagatifu Valentine. Uyu mutagatifu Valentine wari umupadiri wabayeho mu baromani ba kera cyane. Bavugaga ko yafashaga nyine abantu bitegura kurushinga mwibanga nyine nta muntu n'umwe ubimenye nyine, kandi mu bwami byari byarabujijwe nyine. Bavuga ati ntabwo wowe wemerewe kugira ute gusezeranya abantu, ibwami bari barabibujije. Gusa uyu mupadiri yaragendaga akabafata akabasezeranya mwibanga nta muntu n'umwe ubizi. Uyu mupadiri bamwitaga ati umutagatifu Valentine. Yaje kugeraho rero aricwa, aho yishwe ku itariki 14 Gashyantare, ubwo ni itariki 14 z'ukwa kabiri. Akaba ari niyo mpamvu nyine uwo munsi wahindiwe nyine, akaba ari niyo mpamvu uyu munsi nyine wahindutse umunsi w'urukundo, kuko uyu niwe munsi mutagatifu Valentine yagize yapfiriyeho. Uyu munsi rero mu magambo make usobanuye ko kugaragaza urukundo hagati y'abakundana, ntabwo ari y'abakundanye cyangwa se ngo y'abazakundana. Oya, ni umunsi wo kugaragaza urukundo hagati abakundana, yaba umusore n'umukobwa cyangwa se umugore n'umugabo, nyine ibitsina byombi. Ikindi uyu munsi usobanuye, uyu munsi ni ukwerekana urukundo ku miryango, inshuti ndetse n'abandi bantu bakundana. Ntabwo kugenda ngo uvuge ati ngo ni umusore ngo n'umukobwa. Oya, ushobora no kuba ufite umuhungu nyine w'inshuti yawe, friend yawe, ukavuga ati akira mani wambaniye neza, cyangwa se umukobwa ufitiye umukobwa w'inshuti yawe ukamubwira ati wambaniye neza, ukamuha iyo mpano nyine. Uyu munsi ubundi wizihizwa gute rero? Uyu munsi abantu benshi nyine batanga impano, harimo indabo, cyane cyane indabo z'iroza zitukuramo gakeya nyine, cyangwa se shokora, cyangwa se amakarita nyine y'urukundo. Ubundi nizo mpano zitangwa cyane kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Ikindi rero hari n'igihe udashobora kuhabona izo ndabo, ugafata umuntu mukagenda mukajya gusangira agacyayi, cyangwa se nimba musoma n'agafanta cyangwa se inzoga, mukaba mwisomeraho nyine, ariko mwerekana nyine urukundo, harimo ubutumwa bw'urukundo, mubwira ukuntu mukunda, umurata nawe akurata, nyine ibyo ngibyo. Uyu munsi kandi bambara imyenda ubundi ifite ibara ritukura cyangwa se umweru. Ibara n'umweru, umutuku n'umweru, cyangwa se umweru gusa cyangwa umutuku gusa. Ibara ry'urukundo nyine icyo cyose kuvuga ni ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Ubundi mu Rwanda naho hazwiho cyane n'urubyiruko nyine. Urubyiruko rwo mu Rwanda nirwo rukunda kwizihiza cyane uyu munsi. Hari ibitaramo by'urukundo, impano hagati y'abakundana, abacuruza indabo n'impano babona inyungu nyinshi cyane nyine kuri uwo munsi. Nawe birumvikana, abantu bacuruza ubwo bita babwita buriya bushanete bambara, babwita nimba ari udukofi batwita, natwe bagiye muraza kunyibutsa, utunicklace. Yes, utunicklace, abacuruza udukomo, abantu nyine bacuruza indabo, nawe urumva ko nyine uyu ni umunsi wabo, barongoka cyane. Ubwo rero ibyo nibyo nakubwira kuri uyu munsi wa Saint Valentin, ko tumaze kureba ko nyine ari umunsi wahimbiwe mutagatifu Valentine. Ni umunsi mutagatifu Valentine yapfiriyeho ku itariki 14 Gashyantare cyangwa se February cyangwa se z'ukwa kabiri. Akaba ari umunsi rero twizihiza cyane ku isi hose, wita Valentine's Days, umunsi w'abakundana. Ndakunda cyane mu Rwanda, dukunda Jiva. Nimba iyi video igushimishije kunyura ko subscribe, duhurire kuri TikTok. Ciao ciao.